Kibido uyu nguyu numwe mu bahanzi bakomeye cyane mu karere duherereyemo k'Iburasirazuba akaba rero yamaze kugera hano iwacu mu Rwanda ni umunyamuziki ukomeye cyane Kibido ni bitaramo birenga 100 agiye kwiziza akoreye hano iwacu mu Rwanda iki ngiki ni ibyishimo bidasanzwe akaba rero yageze mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo hagana saa 3 za mu gitondo yaje mu gitaramo cyiswe soirée dansante aho azataramira muri Kigali ni kuri uyu wa gatanu rero agana itangazamakuru yavuze ko n'ubundi aje gutanga ibyishimo ndetse rwose ati tuzaririmba za hit zose abantu bakunze mu minsi yo hambere ndetse no kugera kuri uyu munsi azaririmba mu buryo bwa live aho azaba ari kumwe na bande ikomeye cyane hariya muri Kenya n'ubundi avuga ko mu byukuri bakoranye igihe kinini ndetse ko biteguye gutanga ibyishimo ubwo rero mu byukuri abakunzi b'umuziki ku munsi w'ejo azaba ari muri Jazz Comedy Show ariko kandi ku wa gatanu azagira igihe gihagije cyo gutaramira abakunzi be ni Kibido ni inshuro y'ijana agiye gutaramira hano iwacu mu Rwanda hanyuma ariko mbabwire ko Israel Mbonyicyambu uyu nguyu yamaze kugera i Kampala ni bitaramo bibiri uyu muhanzi ukomeye cyane agiye kuhakorera nyuma yo gutaramira muri Kenya ibitaramo mu byukuri bizenguruka akarere k'Iburasirazuba arabikomeza rero hariya muri Uganda i Kampala ku itariki 23 azaba ari mu mujyi wa Kampala ahitwa Rugogo Cricket Oval ahangaha niho hazwi cyane habera ibitaramo bikomeye cyane muri Uganda hanyuma ariko ku itariki 25 nabwo uyu muhanzi azabasha gutaramira abakunzi be bari muri Uganda kuri University in Ground ni hariya Mbalala nabwo kizaba ari igitaramo cyiza cyane yakiriwe neza rero bijyanye n'ubundi nuko yakiriwe mu gihugu cya Kenya witwa Israel Mbonyicyambu yakiriwe neza rwose n'abakunzi benshi ndetse n'abanyamakuru benshi bamuha ikaze bavuga ko bishimiye cyane mu by'ukuri kwakira uyu muhanzi mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda hanyuma ariko mbabwire ko witwa Kenny Soul ari kumwe n'uwitwa DJ indirimbo yamaze kujya hanze ni indirimbo iryoshye cyane ni indirimbo bise No One ni indirimbo ihurijemo aba bahanzi babiri bakomeye cyane uwitwa Kenny Soul ndetse n'uwitwa DJ Neptune nyuma y'uko DJ Neptune ahuye n'uwitwa Kenny Soul ndetse bakaza kurimbana muri BK Arena umubano wabo waje gukomeza gushinga imizi kugera kuri uyu munsi rero aho indirimbo mu by'ukuri yamaze kujya hanze hanyuma babwire kwitwa Fikfa Maker avuga ko yishimira cyane buryo Nyamutoro yubaha Eddie Kenzo ati harimo isomo rikomeye cyane kubona uyu mugore w'umuyobozi buryo afatamo umugabo we Eddie Kenzo ati mu by'ukuri abana biwacu hano bakwiye kubyigiraho ndetse bakaba nabo bamenye uko bitwara ati bitandukanye nibiba biri hirya no hino we aramwubaha kandi mu by'ukuri ubona yuko mweguriye umutima we hanyuma babwire kwitwa Wizo Manizo nyuma yo kugaragara ashaka kurwana n'uwateguye igitaramo witwa Mr Noba uyu ni umugabo wateguye igitaramo cya Wizo Manizo umuhanzi ukomeye cyane wamamaye mu itsinda rya Good Life akaba rero yavuze yuko ngo amafaranga uyu mugabo usanzwe ategura ibitaramo yamusezeranyije ubwo bateguranaga igitaramo atayamuhaye ndetse ko ayo bakoreye yose mu by'ukuri ngo atarabonaho niritoboye avuga ko rero ariyo mpamvu mu by'ukuri ngo habayeho gushyamirana ariko agatabaza avuga ko leta ikwiye gukurikirana akarengane ke kubera yuko uyu mugabo ngo akwiye kwishyurwa amafaranga ye reka nsoreze kwa Jennifer Lopez ndetse n'uwitwa Ben Affleck nyuma y'imyaka 2 bongeye kubana cyane ko n'umuryango bigeze kubana baza gutandukana mu myaka 2 ishize barongera barihuza babana nk'umugore n'umugabo ndetse basezerana imbere y'Imana mu birori biryoshye cyane kuri ubu rero witwa Jennifer Lopez ingo yamaze gusaba gatanya avuga ko n'ubundi nta cyamuza gutera intambwe yo gutandukana n'uyu mugabo avuga ko imyitwarire ye mu by'ukuri itamushimishije babwire ko kandi uwitwa Otile Brown yavuze ko agiye gushyira hanze indirimbo yise Ni Wowe n'indirimbo avuga ko izahindura ubuzima bwe ndetse akizera yuko ari mu ndirimbo nziza abantu bagiye kumva muri mwaka 2024 ibindi byinshi turabirambura muri Showbiz Today.